iwacu nta muntu wigeze yiyahura shamani ngenda rushe n'ukuri ko ijana wamaye ni gihugu tuba umvira no kugara tukomeze tugende surukona natarambiwe caraho tugende nose sinaguhaye amafaranga yanjye sikumvikanye ugize ngo amafaranga ijana wamaye ariko singibi za mukazi dushira mama yeyo tugashiramo na vedanje n'amavuta n'ibindi wange ndira kugare cyane turashize inuza ari nwa essence amavuta so yakwanyo kuva mayo banyitwarira ko amareyo garahenze ijana ngo nyongera amafaranga kumvikanye cyarashyira kunuza kugari turumvikana umangahe nguha amafaranga ijana n'iki ijana ryo kurira iki ariko twumvikanye igare niba ujuriye igare ahangaha kurira igare ayushoye mani ntaguye ku ishuri ijana kireka niba ari moto ntago ndakumereza yandi mafaranga twumvikanye zinaruri igare ryawe ijana se ntwara njyewe ntago ndagutora amazi uzana n'andi mafaranga nagahangaha byava rero ni amafaranga asigaranye na baho rero gitaha iwanyu baho kwanza nanisubira ndi gukerera icara ntago byabayeho gutwara umuntu ku gasozi iyi ni moto ni imodoka none se giye sinagwaye amafaranga yanjye iri gare rikora mu gitambika genda sha mujye muvana ibyo urangira n'utuganya ahangaha kandi nanasubireyo kwanza wamviriye ku gare mama oya uranjyana giye tugere alige nakujwibura ntabwo bufite ikeri kijana wamaye kamusubize imani warika kujya mu bana Jesus is Lord.